uhagurutse umushyitsi nazanye hejuru y'ibi birara byawe. Nahaguruka ko nta kirefu bavu. Umva nkubwire. Uri kumva? Njyewe ntukabone ngo narashaje naguhoma. Umva nkubwire. Ntukabone ngo narashaje nakwasira urwasanga rwasamura. Are umenye ko hano ari iwanjye. Man tangiye kwayura gusa ariko narwo nanagusika man cya kijama giye twagitegereje man igihe kirekire man. Shamani nibyo mba nkubwira rero. Ubonye nk'iya amabuye yabaga wenda yahenukaga nk'ubugari umuntu akarya kuri amujama man abarizagara bari kuzana renge man munuza muri genge. Shaman nanjye genge renge zo mazi iminsi nzibona shaman ni danje nkabura man uburyo tujya kumura man tugasanga igisasa cyamwicaje kiri kumurasira renge umuntu atanamenye man zirarenge man ari danje man babona umuntu yagipowa man. Sekunzi ki wabo nangurube boroye nagaba yasangiye amatende n'ingurube nangarasinda ikibazo abafite niki cyo gutinda mani bigezanga iby'amatende tubyihore ukijoro isa wasanze batari bataruye mane biga niyo yirirwamo kumbe nkayoberwa naho kumbi ya amatende aragenda no hamwe hajye umusatsi aragenda akigira mu bwongo nago yagira ubwenge bwo gutekereza ngatebuke niyo mpamvu usanga ibintu byabayizagara hano ibyo nta no gubeshye mane nanjye ibyo nkimara kubibona nasanze ariko ngamatende gatendezanya n'inkoko muri toilette wanuriwe matende se nyanywa ni wowe yamba sinya gutendeka kanuza muntu uza genda kabwera gahore n'amacinya wanumbi bwera abantu bazima man umuntu abazi ngo afite iniga kumbi muri abaswera gutyo ubwo yanyweye amatende se mashyashyo habura kubugira ubwenge ubwo yatinze kuza ngo tugwiremo nk'abajama ntago yabura kwipendeza nk'igikere gusa nyine man nubwo nguteye peace man sha ari Babylon man man kuki mutamenya n'ikintu umwani cyabo kiba cyatindije umuntu akakacama man ko kabaye man ko katubire umuntu atinde rimwe mwe mwagigiye ako ni gute ha muntu yabasha kumenya zagara kandi nawe utabanje kumenya umwanya wawe umuntu bayataye man ibyo ugabanya wewe kadupoeshe man ku cyatuzanye gusa ariko nizagara ngiye nkubonye man nyine nta kintu wabitwara ariko ibyo ugabanya aho ziviye man mwe muramuyobera gisaza nakura buraza man ako ngiye nibyo njya bwira abajama nkanga kukiviye wawe utamukatira nimba ubona ari nk'ivunja riri kuguhanda kubyibuzubuza n'igikwasi tumuhandure umukatira shawe wamukatiye ubungu undushiki ndamukatira kabiri nyine wowe wamukatiye undushiki kuburyo nshishikariza kuba nakatira umubyeyi impamvu namukatiye we nago yumva nuko narekeye nahita nandukana no kurya bya bitende n'iki n'ingurube ubwo se yazagera kuyoza ayo matende erega mwana ibitende riri harakurireka biragoranye kwa kwiretse abari danje yanagoranye cyane byo ndagaza wanije kuri aka kantu mwe sha man mu rugo bambwiye ko nazigera ngakuramo abakene se batana no gutira niko bimeze kandi hari ibyo batajya batiza nk'iki ngiki nawe nicyo wibye man nawe nicyo wibye ntago ari icyaha ko narakibye mu rugo bahita nasanze ari cyo mu rugo bahita bambwira ati wenda turakigusubije ariko ntuzongere kugikora kandi ntuzigere wiyongera kukiba nuko kwari ukunyiza ubujura ariko man n'ubundi byaranze man tujye tuvugisha ukuri nanone man bro twareye kundi tujya kundi turavuga cyane kuki wiba umuntu kandi atari nyako cyangwa atari so tujya kumwana ngiye nari nzi yuko atari no mu rugo ariko biza kurangira nsanze ari inde ari mu rugo rero nta nubwo umwana wabindenganyiza gusa man mwambaye neza bro ako namwe cyonze cyaregeye namwe bazaho barazamo njya mbabwira papa agira gutya kanyicaza kambwira ati mwana wanjye waretse bari abahungu ko cyabaye nukuri kw'Imana man ntago mugaragara neza mu baturage ntago tugaragara neza ariko buriya igihe ubutagaragara neza kandi uko bakubona ntago ari kubura Imana kwambara neza ndabizi wambara neza ariko icyizere man nta muntu wakugira icyizere ndakubwiza ukuri mu mudugudu wanyu ushobora no kubura ahantu ikopesha isabune oya man oya buriya nta n'ibihamwe man iyo wambaye neza se ugatembera mu kirere nk'isazi wabura kutagenda utumuka mu muhanda abantu bakura gutyo gusazagara mujye mugabanya sagara man kwambara neza nta bihambaye nimba yambaye neza umura nawe uzambara duce abantu bagira amashyari n'ibyo ni n'ubujura kuki uri kuvuga ngo bagufitiye ishyari kandi ari ibyo wibye yakugirira ishyari gute kandi warabyibye ahubwo wewe narabyibye se cyangwa nyina man ese ubundi cyambe nta nubwo nawe warabivuze man hasa nyine vava tujye tuvugisha ukuri niyo wifashe ukagenda wigendera mu muhanda abantu bakubona ariko nushaka kumvikana n'umuntu nushaka kugira ute rega man ntago ari ngombwa ngo wumvikane n'umuntu uko ugiye twumvikane man nta n'ikintu ntago ari ngombwa wemuretse man
yaramamagara hasi mani ganyumvira mani suisi uva mu mani ese gutyo ashaka zaga kugenda Chamani Zagara, muceceke mani. mani banze mwitabe muceceke nyine basi banze mwitabe nibyo byane njya mvuga aho ngo undi Zagara mwa muri mu ujye urebera kimana Zagara. ibi ngibi birunguka oya mani jya ugabanya renge mani ese ubu icyo gisaza koko mani icyo njya mubwira mani cya kijama mani ko kiba kimeze mani ese ngari yankabura kiba se kituvamo Zagara ngo ni kwa cya gisaza njye nibyo nahereye kera nkubwira mani ngo uriya mujama afite mu bwonko hatoya nk'aho igihwagari ntabwo yabasha kumva ibintu umubwira njye niyo mpamvu nshaka kutumukatira muri gang ibyo byo njye natwaye yumvaga twaramukatiye kera kuko mani umuntu umeze ute amufite umutwe wajyana ni uruyuzi ntabwo ajya yumva uruyuzi nirwo rugira amazi mani mu mubiri wabyo mani sinzi impamvu ahubwo ni nka kwa kundi usanga wenda igiti cyareragaho amapera nyuma kikaza kweraho amavide niyo ya mavide bapakiramo za mbetezi ni ukuvuga ngo ni mwigore benga aranshaka mu rugo nshobora kugaruka nyuma y'amasaha ane No problem. mani utangiye kunsinziraho mani gusa uramujya amaze n'igihe kirekire mani udanje amasaha ane n'igice mwa kandi yatubwiye ane kuko twanihanganye ahubwo ahise uryama arya amasana reka mani umuntu ajye no kukireba mani cya gice mani ko cyabaye mani nta nubwo cyanahaza mani ndakizi mani cya gifite Zagara za danje akimufasha nawe shabukamwa ntaswe umwana imiti ishobora kuba yagize we koke abasaza bakunda inzoga abakecuru bakunda inzoga gusa none ino radiyo umunsi yabaye kira manyinya we ndekura nahe gusa umuntu wambwiye ko araza kunsura we yahize he ko mbona amasaha ari kugenda yirukanka ka gacuma kanjye ntakazigamye ngo turagasangira none ndi kubona ari gutinda ubu se kuko icyaka kimeze nabi manyinya we ndekura nahe ese muze kuri kugenda kandi mbona usize iwawe se waje yego muze kora hano mwana wawe yego muze ntawe wari wanindije wambwiye ngo uraje nategereje ndaheba kadogo zana hano intebe dufite hano umushyitsi yicare naho ubundi nari narambiwe da amasaha yari yanjyanye muze urara nyine haba habayeho nyine kugenda nyine kandi urubizi n'ingendo z'abasore umuntu agenda aca hirya no hino buriya wagiye uhura n'udukobwa tukureshyareshya mwana wawe nanjye byambayeho rega mu myaka yanjye byambaye ubwo ndi kumva ugiye kadogo kari gutindara kado wazanye iyo ntebe umushyitsi akicara naho ubundi twavuze turibagirwa kadogo ndi kubona umwana wanjye niba ari ibintu tutumvikana nimba ari utwitse urizi ukaba urisigaye uramamagara kadogo niyi nawe ujye umenya ko nayo nayijyana ariko umwana wa ko mbona ushaka kuzanyicira ibiki umwana wanjye rero amaze kunanira izina ryanjye se naryoze muze ntabwo ubona abana twibyariye muri iyi minsi mbona bibyariye ikirarara n'ikirara ariko kado nzanira na ka gacuma kanjye mbe nganiza umushyitsi hano ubundi muze yaba njyaro z'iki gihe se njyaro z'iki gihe baratunaniye ese ubu twabigenza gute se nawe abana bawe niko bameze yewe data nimbe nawe wawe waravuga gusa njyewe wanjye washaka gushyiraho n'imigezi umuntu wanjye se atari hari kuganisha
nzi ko ari uwanjye gusa wananiye. gusa ariko nawe wanindi uzi ko nasinziye ndicura ndongera ndasinzira ndicura mva narambiwe pe. Nuko uzajya wihangana muze ahubwo se ntibagiye kukubwira njyewe narinje ngo ume ku manuro nyine umbwire nyine ibintu by'amateka nyine. Ibintu by'amateka se mwana wanjye, ibintu by'amateka tuba twaragiye mu kari menshi cyane. Ubu ngiye kubwira ko bwakira bukanacya. Ubundi ni ukuvuga ngo twebwe nk'abasaza ibintu tuba twarahuye nabyo. Mwebwe mwavutse amatara yaka. Mwavutse amatara. Akado. Icyo gicuma kuri kugitindana cyawaye inkweye. Muze urashaje n'ubwenge burabura. Nakubwiye ngo iki? Rutwitsi ni izina rigoye. Erega mwana wanjye. Ajye nyakwa bya umusitari ku mwana wanjye rwose maze gusaza. Izina rwose. No problem. Akira. Mwesha umuntu umuseke nawe uhari. Mwana wa. Ujya ubasha kumwesha umuntu? Ndiyandayanda. Numva numiwe nese ariko nakibyaye nzabigenze gute? Nta kundi. Ese buriya koko ariko aka kantu karengetse. Nakabasaza nanjye mba nagatoranyije. Akangaka ushobora kukanywa nkagucyura. Kandi ubona nshaje. Akantu karengetse pe. Kanongere nsomeho n'iki cyaka. Turutse kure mwana wo, turutse kure. None hore banira izuba nyine urabibona nyine izuba ribajyatse. Ibyabi iki gihe. Ngira izuba ngo ryabaye akasa mutwe da. Aha. Niko njya numva bavuga. Ngo nakasa mutwe. Ariko naka kantu nako. Munashaka yakita akasa mutwe kuko kumba katangiye kwaswa n'umutwe. Ako ngaho ko bari ibindi da. Abari ibindi. Naho ubundi twavuze tuganira ku muvinyo ariko nanjye cyaka cyari kinyishe. Nubwo umunwa ntago njya mbasha kumwesha umuntu. Ese ubwo kadugu wawe Mbona kigiye kwimara. Nibikira. Turashize none. Data. mbega ibara ry'umwana. Uyu si n'umwana ahubwo ni ingirwamwana. Iradiyo uzi kuyikoresha wo. Ari ukuntu uyicuranga gusa. Ipfu uzi kuyikoresha. Ubwo ugiye muri bya birara byawe murare mutesha abaturage umutwe ngo muri gucuranga. Bari abana bamaze kunanira. Uzi incurura mwana bamaze kumundegera. Ejo bundi ku muturanyi wanjye yitwa Zakayo. Ejo bundi baramutesha umutwe igitoki cye baragitwaye. Ubu nuwawe se abarimo. Nese ugira ngo namuhakanye. Ageze saa 4 saa 5 akiri mu muhanda. Ahubwo n'ingenzi nzajya kumva ngo bamufunze. Kandi kiriya cyane ureba kuriya ndagikunda. Umva. Nyine hahandi usanga nyine abana ababyeyi bakunda ni babandi nyine bigira ibihomora reka. Nanjye nyeka yuko ari urukundo rwinshi namwereka. Ariko ni nabyo nese kari ko gahungu mfite niko nabyaye. Nese ubu nzabigenze gute? Noneho cya gisaza tucyasanze noneho ngo turi bumuzane ntabwo turi ibyo wamugani n'isagara mani uri kubibona nawe gisaza ndi kubona ari n'ikindi kijambo bari kumva numbaza cyane cyane gashikara bwawe hako nta nibihambe subiza sizanjuga z'abahungu b'imihanda kugenda nta nibihambe mani birashoboka mani nta bihambaye salama vie mumeze mute? Turao ndababona ko mutugendereye. Twari tubagendereye gutya nyine ni Vava na Jora twari tuje kureba umuhungu wawe bita Rutwitsi. Ariko sha ni mwebwe mwaminduriye umwana izina nta nsigaye muhamagara izina namwise akaba bashaka kumira nabi. Uzi ko mu kanya yarankubise kandi kumbe biterwa namwe. Ikibazo cya kakaviye mani byo mba nkurabura mwana nese nk'ubirenga kamaze kutwasa neza. Nawe undi nta kibazo dushaka umuhungu wawe nta kindi. Nawe uhari. Ariko ndahaba kabiri. Ndahaba kabiri. Salama mani bro.
fresh man. no yarambwiye ngo rutwitse nawe yagiye kwibaza uburyo rutwitse adahari ndagashije Eka nabirenze man. kandi akunda gukafungira mu rugo Man, kanze man mbategura ahantu mwamwicaye. Sevier wahagurutse ubundi bantu bashyitsi banje bakaba bicaye. kuzi kuyu mwana asigaye nta bwenge kigira uzi ko umuco wacitse koko ukifata ugagurutsa umubyeyi wakubyaye ubwo se wowe nawe wagagurukiye indi ni Kandi akakaja amabuni yomba nuzuye imyuka mba nkahomye. ya mani tugapoesha mani Nagoma man. Tumenya ko natari wanjye. reka mbanze nkubare uhagurutse umushyitsi nazanye hejuru y'ibi birara byawe Nahaguruka ko nta kirefu bavuga. umva nkubwire uri kumva njyewe ntukabone ngo narashaje naguhoma umva nkubwire ntukabone ngo narashaje nakwasira urwasanga rwasamura are umenye ko hano ari iwanjye simani uranagura ko kiriya gisasa wagira ngo cyariye amavubi shama si amavubi gusa ahubwo ndabona cyanasaze ndakaswa ko umuntu yakwiviramo mani ko ndabona byakaze mani shani nazagara byo ndagara ntandebe po cyane ubwo rero uzinguramenya ako si nkawe kuko byitwa ngo ndi kumwe n'umuntu w'umusore ubwo wowe wari umariye iki bari banyishe utareba buriya muzehe rero we ntabwo bibonye buri umwana waracyafitemo umuco nyine tu iyo aba ari uwanjye ngewe rero kuba akizemo n'amajwi urebe ngo nari kuvuga numva ko ameze ubwo nk'uwanjye nyine none uba waracyakubaha si ureba buriya ko kigiye dutonganye nshobora kujya kumva ngo cyagiye da gishobora kugenda ariko gusa ikibazo kimbabaza ni kimwe uriya mwana ndamukunda niyo mfura yanjye ubu yaba ari nka cyurumunaki ntakireka kikoho kuba umukunda nyine nyine wamureze baje nyine niyo mpamvu nyine aba kwikoraho biriya byose ariko uwanjye njye none se uko ndi kubyina mvamo ku mana yanjye ubu kiriya cyana ninsiga nta bwenge kiramenya kikitwara kuriya ubu urabona kizaba muri iki gihugu ko bazakica no kurimara kandi nabyo bizambabaza naho nzaba ndi hose niyo nzaba ndi n'ikuzimu cyangwa mu ijuru bizambabaza ni ukuri kw'Imana yahaha hari aho bababika nanjye wanye nshaka kuzajya kumusabira bakamunjyanirayo wenda yazagaruka wenda arakiza ubwenge kugiye nakunda none se n'icyo kunywa cyanjye nayo nisigarije turakinywa yarakimaze buri icyakubwira agiye yanasinze nshobora no kujya kumva ngo banamugonze uriya mwana arananiye muzehe nakundi nyine nakundi ahubwo ndi kubona n'amasaha ari kugenda agenda turi bugiye kwira n'imbeho yatangiye kunyica reka njye kuryama da reka njye kuryama muzehe uragiye ariko nta wundi se wa muntu umuntu uzagera mu myaka nk'iyanjye wagize ngo azaba akomeye n'ukuri kw'Imana nakundi nyine muzehe ngawe nanjye mbikesha rucakarara nariye ubu se ko mbona bo bigira gutya batariye kuri rucakarara birirwa amazi bakararira amazi ubusa bazagera nk'aho ugezera Amani murabibonye bro. Mbonye ku bintu mani umusaza bakoze mani yagigi. ega manje nawe kubwiye mani prosibyo nabo kuwe ku cya gisaza ngiye mba mbona ntazi mani ntago uwo bibonye mani mu cyaje Mani burasure nuko ariviye. Nuko ariviye mani ariko nawe ndamwemera. Ibaze none batari umuhungu we ndagasaba mwisha kuko mani ahubwo mani wetse gato Samani nago nje zagana. Kakazigo ngashitura umuntu wari waje kudusura. Naka nago turakaburamo gitanga. Ibyo ntago ari kubura ukamucomora kuko nawe nabona ukuntu umeze. Gusa mani nyine urumva shikabanze nihagarike gatoya nyine mani sibyo ndaje nyine tu. Gusa nyine mbere yo kugenda ahantu twashaka kujya kureba imodoka nyine ni ukuyiyeho. Kintu turiba mu karaburateri batina disi n'amadiske nyine ariya nyine turayabona nitugerayo. Nyine ibyo nibyo ndi kukuganya kama nihagarike ndaje dito tubipako. Sizo ubundi swa twapanze no kubinoza gusa duhita dukomeza nabirenze. Ikibazo ni mushaka kugenda ugiye kunyara bikarangira unyariye rimutagarutse icyo kibazo twagiye mani gikoresha igihe gito amani cyo hakirika mbese ku masogona nyine ugendere ku masogona ni gatoya mani nabihamba uretse gato ndaje ahubwo nari binyaruka rafa wa mwana urabona hano duherutse gukura flat ari nyinjo nyine twagiye mu buzacu ukuntu none ukuvuga ngo hasigaye hari ikintu bitimbwa ariko nawe baguze urufurati noneho runini twatwaye ari gatosha iyo tureka tugatwara inini iby'imbwa byo ntabwo bikazimana narumvishe ngo hari ukuntu baziha amavubi zigakara ariko nanone narumvishe ngo hari ukuntu bafata uruyuki bakazirwa noneho zigahita ziba imisega izo nzuki rero twakitwaza nk'umutiba wazo kandi ahuze hari ahantu samani ibintu nubwo muri kubinkoresha ibintu ntabwo mbikunze pe murabizi dore ibi bintu ntabwo ari byiza nshobora no kuzabigwamo
hako nukigira umwana bro umuntu ni gute yagushuka kandi uri mukuru ntago uri kugushuka izi ni diro zizaguteza imbere mu gihe mu hazaza mani zaneza imbere gute ahubwo ko nshaka no gufunga uracyari umwana mu mutwe nta muntu ugera kuri byinshi atafunzwe mani nicyo cyiza cyabyo cyonzi cyo ndabyumva ariko agiye uzacya nabaye umukristo mbivemo so bizi se ko nta sheni idacika mani iremera hazaza kago nako kare karyoshye umwenza zikwenga tu hariya ndabizera ntago bama igikwangara ndabizera ndabona gahumuje gashizemo gusa n'amasaha nayo ndi kubona yendere yagiye ahubwo ubu se ndirwa nkuherekeza amaze gusaza oya muze nta kibazo maze gusaza rwose genda andi makuru wamenyesha nawe dore uriya mwana wanjye n'ubundi ubungubu ndabizi ntagaragara ukavuga ugize icyo umumenya wambwira sawa uzaba umukristo sha nta bihambo uzaba umukristo yenda uri muri gereza ariko shamani ndumva n'inka zimaje kuba nyinshi mu mubiri ahubwo kandi ukuntu nanjye najya kwihagarika ngahumva mwese ariko ko mbona muri kugenda ucyana igihe amaze turaje inka zabaye nyinshi mani uravugiye kumenya ahundi ubu bujama buri kujya hera Sundi nkaho urambazi oya tugende tujye he genda urahamenya ugeze isheni ni inyisoza nzahita mva umukristo